comment none muvuze gutya tuvuga ngo ubwo mwana ni nyamunsi kandi ndamuzi uwo muntu uramuzi ngo nyamu no kuri bebe yitwaye ay cyushanye nesa narimo ndashaka aho byanditse nkahabura kumbe umuntu wavugiye muri inyuma yego muhoza ko yisize insenda umuntu wese keza ngwino muhoza ameze ngo umva ngo bamwita ubwangati ariko se kobwa yanjye muhoza merci bubu merci iki cyumweru ndabona nkibyuka we ya micanga ishizemo mu maso ishizemo idashiramo se ubundi ngiye gusinzira ngira tuye tuganira tugisha ukuri no tube seriye wari seriye mu bukwe cyangwa waratwikaga Serious nari seriye kandi seriye ubyumve nari seriye aho niruka wari seriyeze muko oya nabikoze mbishaka kabano ariko ntugagora umwana wanjye niko uratavuga ko wari seriye bya seriyeze bireke wari seriye aho ikibazo cyaba kuba seriyeze naho kuvura seriye ko nari aho ni sawa byo kumura mu seriyeze seriyeze se bisobanuye iki ngaho ntabwo aba seriye aba seriyeze seriye urayizi nari seriye ni ukuri ariko Imana yaranabaye none se seriye ni iki ubundi nyine seriye ni seriyeze numvaga seriye bisobanuye seriyeze ni iki rero nyine seriyeze ibyo bro seriye yumva bisobanuye reka ngo ubwanga rwose bro mirodo bedo ariko ni ese reka nkubaze Joel abantu mutapinga bakina za nyamaswa zitajya zireba hejuru ibyazo bigeze inyamaswa zitaja zireba hejuru ingurube bivuga mu izina ngiye kubera zitiranwa n'imodoka bazita mpungu mukiza indyohesha birayi ni mpunzu mukiza ingurube bari kuzinshakira Joye kubera wansekeje reka ngo ubwangati ingorata nukuri oya ariko munandebe mu nkunde mu mwumve ko mfite anniversaire uyu munsi mu mama gift dore ndi kuri pano ya sheri wanje urakumva abantu njyewe mana yanjye Godifa none se ubuzorora ingurube rero reka mbabwire ukuntu ariko se ko iyo umuntu yoreye inka ari eshatu aba inka ya kane ngo we bizagenda bite niba urora ingurube 5 ese mwaretse ndashaka kugura urugurube runini mwumva ukuntu nabitekereje nyine runini ku buryo ruzahita rubyara noneho ntabwo ingurube ibyarira irabwagura ndashaka kugura urugurube runini rugahita rubyagura ibyana byinshi byagura cyane muri comment gereka babarira ntabwo ngiye guturika mu gitondo rubyagura ubwo nananiwe gusinzira uretse gato muri comment abarimo abantu bafite ibibazo ngo none sijusiye ngo mwana ngo nibyo urisuge mwana nabishubuje ronga buri muntu aba ibibazo ngiye kubisubiza rimwe kabiri gatatu ubwa mbere n'ubwa agana kwanze nsigaye isubize twumve yewe ndisigira imwe ndisigira muzongeye kubimbaza impamvu nanjye kubivugira nifate ifate uze kubimbwira mbabwira ukuntu naraye ndota naraye ndota ngiye gukorera akavideo keza nande uri kumwe nande njye naraye ndota nshaka gukora akavideo ka keza ngo mvuge ukuntu mukunda ariko mwamuzi ukuntu keza ari umuntu mwiza mw'abantu mwe akavideo karakanye yahise ngo agiye gukora akavideo keza rorego nanjye oya njye nakavideo njye nagombaga kandi n'ubu ndagakora cyangwa avuga ngo iki simbizi
Bavuga ngo iki? kavuga ukuntu nyine Keza ari ni umwana mwiza ku mutima n'inyuma urumva ashaka gukora video Keza Joye Zabivuga ibyo gusa ko Keza niwe uzaba marene wawe. yes oya Keza ko nkunda byonyine ubwabyo birahagije Ntago wakwifuza ko yakubera marene. Jewe Jaye reka ratangufashe nkunda Keza ku rwego rwo hejuru ku buryo Ibaze ukoze ubukwe na Godfather. Ukoze ubukwe na Godfather. Ninde wakubera pare ninde akubera marene? Keza mbera byose. Yakubera na pare cyane. Ubundi pare uzi icyo ari cyo? Nyine ni umubyeyi wo muri batisimu. wiki Umusekasi. none se pare no wakoze ubukwe uzaba uretse se wumve none wakoze ubukwe Keza niwe wari umva irunga ngo Keza niwe wari umukomisiyoneri niwe waguhuje na Dr. M aho bavuga isha tumenya amakuru bavu zangu Yanga kuba ari umuntu ariko without ikirashaka kukubwira Joye uretse gato wampaye nimero yo ndashaka mpereza nimero ya Dr. M muhamagaye ubwe ko wamutwaye ubundi ntiwasanga umubeshyera ahubwo ufite ikindi kintu mwapfuye ariko man none ubwo ndaba mvuyeho kugira ngo nyiguhe se ariko oya bireke ntabwo bisaba kuvaho oya byihorere Godfather nakwandikira uhita ukandamo urahita ujyaho Joyeze nta kintu yavuga atari kuvuga Keza muhamagaye kangahe ke nata turamwikundira Keza nanjye ndagukunda wari umukomisiyoneri hajye Joyeze uriya mugabo urango niba ari Dr. M umva mbabwira banza wumve Dr. M ni umuntu wakangahe mwari mukundanye umuntu wa mbere dukunganye byanyabyo abandi ntabwo byari byanyabyo umuntu wa mbere nakunze ni Juno ese ubundi uretse nakunze ni Juno niyankunda Juno wamukunze umubonye kuri televiziyo namubonaga kuri televiziyo aho nakoraga nyine barebaga indirimbo ze narebaga nyine indirimbo ze ndamukunda ndagenda iriya ndirimbo nazubaye ubu ndumva nazubaye umwana yanyihaye icyo mpfa yakinaye rubanda banyihaye mwana ntabara ariko ndanezerewe iri joro basi umutima wanjye uranezerewe kabisa mukeceke twumve aha ni ukuri kwibana nyine kuva icyo gihe nareba iyo ndirimbo ego ese umva niyo ndirimbo ya mbere nari ndebye niriya ndirimbo bita ngo anachukua anaweka wa nyibona Juno nibwo nahise numva nyine nkwiye naramukunze byatari numva guhera uwo munsi najyaga kureba indirimbo nyine urukundo mwiyumvamo ndagenda mwiyumvamo naho nakoraga barambwira ngo ninongera kuvuga Juno bazanyirukana kandi koko byarangiye banyirukanye ngiye mavuye waramuvugaga none se uretse gato wamuvugaga gute nyine yavugaga nkunda Juno nzahura na Juno nyine urumva nyine mfite ukuntu mpita nigirira cya confidence urumva cya confidence subiramo oya simwabyumvishe se komeza rata confidence bisobanuye urumva komereza
nyine nkamuvuga nkanirwa mucuranga noneho nawe mfite gatushi irimo mimiro kadi urumva nkamucuranga nyine bigatesha umutwe ahomba bakambwira ati bazanyirukana birangira bananyirukanye kubera nkunda Juno babuze umukozi barakwirukanye ibyaye baranyirukanye nyine njya gushaka kandi kazi hano i Nyamata mu Bugesera mbona kandi kazi hashize amezi 3 mabuja arambwira ngo ararwaye ngo wenda gupfa ngo nimufashe ngo nze murerera abana ngo musigaranire abana nsubirayo tezeraho narindi nsubirayo noneho nyine ndagenda mfasha wa mu mabuja arurwaye ariko arembye ariko akajya ambwira ati Joyeuse mbabarira unkure Juno mu matwi buri munsi yahoraga bimbwira ngo Juno Juno afite n'ahantu mu rugo noneho nyine ndabakorera nyine bakajya bahora bambuza nanjye noneho ngenda arambirwa navuga aba bantu banesha umutwe ngo ndike Juno nzamurekane ntago namureka mpita njya ahandi ndahava ahandi ndasezerana njya ahandi ngeze ahandi noneho nsanga hari umusiribateri hari umukobwa w'umusiribateri wa murumuna wa mabuja mubitekerereza story yanjye yose ukuntu byatangiye n'ukuntu byanjemo mana we aranyumva atangira kujya mfata nyine utuvideo twa TikTok ndangije nyine akatumfata akadupostinga nyine mvuga ngo nkunda Juno namukundaga nkamubyinira mana we ntacyo nakoze ngo Juno ngo nawe akaja postinga mana yanjye bwa mbere umva yagupostinze rero bwa mbere wumva ngo yagupostinze wowe bigende narabyinnye nari mfite amabere mumbabarire ndikubabwiza ukuri nari mfite amabere manini icyo gihe narasimbutse buretse gato wari akagira ngo duse ntabwo ari ukubaseta ni ukuri narasimbutse ibere riravunika warasimbutse Joye wagiye umbabarira ibere riravunika agashawareka tukaryama kwera mbega igitondo buretse gato ibere riravunika byavunikiye ku muku Godifa byandi byawe wiha kumanura aho umanura none nakurakarira bimwe ibere rikavunika amazi umva rataje byavunikiye njye mfite amatsiko yaho byavunikiye akari umuntu wangaje Joyeuse kweri okay akavideo ragaposta babigwaye yabipostinga ntabwo Imana yakubabarira bakajya nyine banyeka ngo yapostinze sinzi ibyo ari byo ariko noneho aho ngaho naho narindi baje kurambirwa Juno mu rugo kabiri noneho ndagirane nanjye gusenga Imana yanjye mfashe umuze na Juno ubwo icyo gihe nari ngize imyaka nendaga kuzuza 16 wiki nendaga kuzuza 16 kuko twahuye mu kwa munani ku itariki 25 ari kuwa gatatu saa 6 z'amanywa duhurira hano mu mujyi wa Kigali bureka guhura nawe ariko suri rukanswa niki urukugurukana niki warabyinnye ibere riravunika kubera iki gihe ufite amabere manini rero byagiye kugenda gute kugira ngo abe mato ntago nari mfite umubyibuho ukabije rero iyo ufite umubyibuho ukabije nyine ibintu byose birabyibuha bikaba binini ukuri byo mbabwira ni ukuri so hanyuma aho ngaho kuki batangiye kumurambirwa impamvu nari mfite gatushe irimo indirimbo za Juno gusa n'aba DJ bahari i Murambo ugiye kubabaza ngo Joyeuse yazaga gufatisha izi ndimbo yazaga gufatisha indirimbo za Juno agahora azabaza indirimbo yasohotse nari mfite memory card uri kumva
memory card papa. ya buri gihe njya nyine mfatisha indirimbo za Juno. Ubwo rero ba Mabuja na boss babyukaga ndi kuririmba Juno, nateretsaga telefone hariya ndi kuririmba Juno, nabo nyine byaje kubara nyine aho nakoze hose nkunda Juno, nyine namenye Juno, bagiye nyine bamurambirwa bitewe n'ukuntu namuvugaga. Murakoze ko mu mutima abantu mu nkunda munyifuriza isabukuru nziza y'amavuko, kuko uyu munsi niwo munsi wa mbere ngiye gukora anniversaire, nkarya keke, nkarya keke, nari nibeshye mu mbabarire bikumva. Ubwo nkomeze aho ngaho nabo bumaje kumurambirwa bumva nyine muvuga cyane, nibwo nasenze Imana. Noneho ubwo nyine bakajya bampostinga, nyuma biba ngombwa yuko igihe nyine kigera tugahura. Ninde abigizemo uruhare ngo muhure rero? Uwabigizemo uruhare bamwita, ndavuga abantu babiri nako batatu. Hari uwo mukobwa w'umusisita w'umusiribateri twabanaga mu rugo, hakaba Sirimu Jesus, hakaba Murindahabirene. Abo bantu batatu sinzabibagira mu buzima bwanjye, niyo naba ndi gusamba nzahora mbibuka. Hanyuma Murindahabirene wamumenye ute? Murindahabi ariko disi Imana irahambaye pe. Murindahabi ukuntu namumenye, hari umuntu bita Eric, ngo barakorana, ngo yitwa Eric, ku bantu mumuzi muramuzi, niwe wamamagaye ambwira ngo njye gukora nyine ikiganiro, ngambaza ukuntu ngo nanga kwitwa Tantine, nyine urabona, nyine ambwira, nyine baramamagaye. Mbese ni nk'umugisha nagize, ni nk'amahirwe nagize rwose, nanjye ntabwo nzi uko byagenze. Najyaga ngenda tugakorana ibiganiro, twakoranye ibiganiro nka 3. Icya kane nagiye guhura na Juno. Umva mana yanjye, icya kane nagiye guhura na Juno, si unabivugane, anyita sheri we. Noneho ziba ari inzozi, mwari mubizi, hari umuntu ukwita sheri bikaba ari inzozi. Yaje sheri wanjye umeze neza. Noneho nyibona nyine, kubera yuko nagiye bakambwira, bakanyereka imodoka ndi bwicaremo ngo tugategereza, nyine sinari mbizi ko ngiye guhura na Juno, ngo mwicaye muri iyi modoka. Nagezeyo saa 3 za mu gitondo, barambwira ngo mwicaye muri iyo modoka. Tugeza saa 6 tukicayemo ndi kumwe n'uwo muhungu bita Eric. Eric nawe Imana ijye guha umugisha, amina. Noneho tugeza saa 6 tukicayemo, saa 3 z'amanywa nibwo Juno yaje. Nyumva ari kuza ari kuvuga, yaje ari kuvuga, mpita nsinzira, nyine ndisinzirishwa kuko numvaga nazaho nyine nabihera. Ameze tesheri wanjye meze neza, ariko arankangura avuga ngo Kibaju, urumva mita numva ni ibintu nyine. Wamubwiye ko wavunitse ibere kubwe? Yego ko buri kimwe cyose arakizi, azi ukuntu nakoraga akazi ko mu rugo, nkishyura amafaranga kugira ngo rimwe na rimwe bamfate video, azi ukuntu nishyuraga amafaranga kugira ngo bamuruhushya ngwiki kugira ngo njye gukora ibiganiro. Buri kimwe cyose arakizi Juno. Twaraganiye, buriya Juno yamaye umwanya, icyo bita umwanya. Noneho icyo gihe yaje ari kumwe na Riyeri Wezi, arambwira ngo Jean ndagukunda, urankunda kandi kumwe na Riyeri Wezi, urabona namusize se tukajyana. Ndavuga atawe cyabaro cyawe mana yanjye. Riyeri Wezi arambwira Joye, ni wowe wavuze nta bwenge ngira? Yewe ibyo bintu ndabyicuza disi, umbabarire, kubera yuko urukundo nyine rutuma umuntu yavuga amangambore. Umuntu wese uko ujya uvuze ngo nta bwenge agira.
njyewe Mm. yambajije ngo Joy waravuze ngo nta muco ngira, nibyo yambajije nayo mbyibagiwe kubera ko nyine urabona iyo uri gutereta, Mm. iyo ushaka gukuramo umuntu ntacyo utakora, nta n'icyo utavuga, urumva. Okay, ubwo Juno arwara mu modoka, harimo n'umugabo munini, urumva, uganira neza, ngo niba bamwita ngo nindera, ngo nimba ari Rando, ni mwaho ntabwo mwibuka neza, nibuka ni Juno. Nyine bantwara mu modoka, Juno atwara neza imodoka. Nubwa mbere nari ngiye muri iyi modoka, muri izi modoka ntoya. Muruzumva? Zino modoka ntoya zijya kwiteranwa na garagisi. Zino modoka ntoya ifite izina rijya gusa nyine nk'irya, nyine bijya kwitiranwa nk'izina rya garagisi. Ni taxi. Yes. Yeah, oh my god. Nubwa mbere nyine nangiye muri izi modoka ntoya nyine z'abakire, noneho zihumbura, Juno zigutwara imodoka, mana yanjye atwara imodoka neza nk'utwaye umugeni. Turagenda ahantu bitaga kwa Makenzi, urahazi? Buriya niho na Keza yambarira. Umuntu uhazi nyine arahazi, niho Keza nawe ajya yambarira buri kwa nyine ni umumisi. Ndangije nyine ni haba misi bajya bambarira. Kwa Makenzi kwa Naomi. Yego. Aragenda ngurira ikanzu nziza, n'ubu narayibitse nabuze nk'ubu ngubu nje kukwakira ku kibuga cy'indege Godfa, nzaza nambaye iyo kanzu. Nzajya gushyingirwa, umunsi nagiye gushyingirwa mu murenge nzagenda nambaye iyo kanzu. Umunsi nagiye muri reception nzagenda nambaye iyo kanzu. Iyo kanzu ifite umutekano, bayinyibye sinzi uko nabigenza. Umva, banguriye ikanzu nziza, turahava kwa Makenzi. Noneho duhita tugenda muri Nuza. Reba ino nzu ishashagirana, urayizi? Yehe. Nyine ihindura amabara. Convention. Yes, iyo nzu twaragenda, ndibaza se ibi bintu ni njye birimo. Icyo nakoze nyine turi kujya muri convention, kuko ntago nabyiyumvishaga, naguje amanite n'amanite nari mfise. Ndangije mamagara kuva ku murongo, kuva ku murongo abantu bose mfise, ndabahamagara ndababwira ati ndi kumwe na Juno. Nawe na Juno Kizigenza murangizwa n'iki? Nagiye gura Juno nurutse mu kazi ko mu rugo. Ndagenda ikigo cyahari ahantu harenze we, akose kubera biryo byananiye no kubera iki. Kandi nabonaga biryoshye, ngo ibiryo bisereyemo inyama, ngo ibiki n'ibiki, nkabona bisa neza. Ariko nanjye nikubitiye agafanta, nakubise ifanta, ndavuga ni okay. Noneho Juno arantwara njyana aho nari nyine, ubwo nyine ibihe byiza byari biri kundangiriraho, sinabimenye. Mbimenye arantwara. Iyo bimenye wari gukora iki? Iyo mbimenya sinari kumurekura nawe kujyana nawe. Uretse gato ibihe byiza byari biri kukurangiriraho bimenya. Uretse gato nubwo ntabwo amenye ko ibihe byiza biri kukurangiriraho cyane. Icyo gihe antwara njyana kuri ono mu hoteli, ni ukuri kw'Imana yahise ahansiga kuri icyo gihe. Ubu niho yaragusize aragenda gutyo. Okay, Juno yaransize aragenda. Mwavuye convention? Yego. Twavuye convention yahita njyana ono mu hoteli. Juno anjyana ono mu hoteli arahansiga. Numva ko tuzo nyine dufitane ku menokosiyo, urumva? Ndangije atujyana nimero. Kuva ubwo sindongera kumubona, mana yanjye. Yagusigiye itike kwa kujya mu modoka nziza. Yagusigiye itike igusubizayo. Yamaye amafaranga ku buryo nubakishijemo ibiruka by'ingurube, urumva?
ngura nyine ngura nayo mfite ingurube imwe ngura n'izindi ngurube hana yanjye yansigiye amafaranga nari narafata mu buzima bwanjye ariko nkangahe yampaye amafaranga menshi ntabwo navuga umubare wayo ntabwo ari byiza kuvuga amafaranga umuntu yaguhaye agukubita amafaranga ibihe byiza ubu bivuyemo. Oh my god, reka nkubwire none ubu nafashe umwanzuro kuva natandukana na Dr. M. Umuntu uzansubiza mu byishimo nk'ibyo nari ndimo ndi kumwe na John nzamwemera. Agusiga kuri wono Mwumva n'inzozi kuba ndi kumwe nawe. Ubu ninjye gomba guhitamo Godfather. Naratashye mvuye kuri no hoteli nari nibagiye ko ndi busubire mu byombo no mu gikoni. Ariko man sha Godfather byihorere kankomeze. Uri kumva? Naye nsubira koza ibyombo byanjye gukoropa sima n'amakaro nsubira nyine hari igihe ugera mu kintu ukumva yuko ibyo wari urimo byaragiye utazabisubiramo. Intoki ziragenda zikora icyo bita gutonyoka, ibirenge biratonyoka. Mwabantu ubu ibi bintu rwose ni Imana yabikoze. Nakoze amasengesho ubwo urumva twahuye mu kwa munani. Nakoze amasengesho Mana ndavuga ati Mana uri umubyeyi w'impuhwe, uri umubyeyi utabara imbabare, uri umubyeyi. Ndayibwira ni Mana yanjye mfasha mbe mu kazi ko mu rugo undemera ubuzima ko urabona yuko umugongo wanjye warangiritse, umugongo wanjye ufite ikibazo gukora nsigaye nkoropa nicaye. Mwabantu muzi ko nakoropaga nicaye. Niki cyari cyaraciye umugongo nakoraga icyari cyaraciye umugongo. Urabona nyine nyiza mu kazi ko mu rugo najemo nyine nyiri mutoya nkuko njya mbibabwira. Naje mu kazi ko mu rugo mfite imyaka 10 ndagakora nyine, ariko aho nangiriye nyine nkajya nkora imirimo myinshi cyane. Urumva ko nagendaga nyine nkora ibintu byinshi byagendaga nyine bigenda hari menya byaritsindikaga mu mugongo. Inka kwa kundi ubika amafaranga hari ahantu ajya. Njyewe imirimo yajyaga mu mugongo nyine umugongo wanjye ukajya unyiga nyine kubera nyine ubwo niyo mirimo nyine niko nabyita nubu niko mbifata. Uza kugira n'ibyago ibere riravunika. Oya ibere ryo turyihorere kuko ubu ngubu ibere ryo rimeze neza rwose. Ahubwo umugongo wanjye niwe ufise ikibazo. Rero ibere nyine hari uburyo rivunikamo, ntabwo uburyo rivunikamo ari nkuko n'ikindi kintu wenda nk'akaguru kavunikamo. Buriya kugira ngo uvunika akaboko uzavunika rivunika rite ibere rivunika rite? Ariko se wowe kuba zafi isaha wagumye ku ibere ry'umwana wavuye ku ibere rye biteye amatsiko ariko kubaza ku buryo kuva twatangiye ibere ryakubanye ibere nawe. Ariko kuvuga ibyamuvuye ndazakubwira kuko byose navunitse ibere. Komeza story rata ntabwo amahoro ku ibere ryawe. icyo gihe nyine ndasenga cyane. Ubwo urumva nibwo nari nahuye na Juno nyine ndasenga nyine akazi ko mu rugo Imana iza kukankuramo. Urumva ndayishimira cyane nubwo wenda ntakavuyemo neza n'ubundi nakavuyemo, ariko ngira ikibazo cyo kubeshwa n'abantu. Mwabantu umuntu yaraje arambeshya ati ngiye kukuririra umwuga, yari yamitiye kubera ko njyewe nkunda kudoda, yari yamitiyemo gusuka nkavamo nyine mvamo nasezeye nyine yanambwiye ngo araza kuntwara muri ya modoka isa nka ya indi ya Juno. Oh my god, nkavamo kuko yari yanabisize kuri nuza kuri YouTube nyine kagiye kumfasha, namwizeye neza nta kibazo. Nikavamo mbura nimero yiwe ku murongo,
isi nyikaragiraho bya bindi byo kuvuga ngo isi nyine yarikaraze nabo bandajyahe mwabantu mwe sindi busubire mu cyaro mana yanjye mfasha urasiri mu Jesus niwe wamfashije anshakira icumbi nyine ahantu mba mbaye cyumweru ubundi batangira kunkorera nyine indirimbo nkaza nkaririmba amarangamutima yanjye mbwira Juno disi ku bwa Juno nawe Juno akajyaza akansubiza buriya Juno yamvuzeho cyangwa akamvugisha niyo yamvugaho ikintu kibi ndabyishimira no kuri kw'Imana niyo yambwira Joyeuse uri ikigoryi nta ribi kuko ni umuntu nakundaga ni umuntu nyine ni umuntu w'ingenzi mu buzima nuko rero ubuzima nyine burakomeza sawa se birangiriye ubwo nushaka kumbaza ikindi urambaza wambwiye ko wambajije uko nakundanye uko nagiye gukunda Juno namukunze ako ntago yigeze ankunda ngo dufiyansonye mbabarire rumva ntago nyine twigeze dukundana naramukunze ariko ntago twakundanye biratangaje guys mufollowing account irayindi yo mfite hafi iminsi 3 tutayihostingamo kubera bayigize ndashobora kuzamura abantu follow this account hanyuma turangura kuza kuyifunguramo hari ikindi kintu mufite mugira kabano yo ngo we Joyeuse wanyu mukomeze mu mutwe story story ya kasa mutwe Joyeuse mon bébé wa mutinze oui ndahari Joyeuse nyuma rero yaho uboneye kabano nyuma yaho umenyaniye na Keza Keza baguhitishemo ngo Juno mushuti wawe ko bitakunze abane na Keza no kubana na Airways wahitamo Kembabarira umyutungure nkubaza ikibazo Keza arahari ashobora kuba ari kuri telefone rero bamitishijemo ngo abane na Keza cyangwa ari Airways nje rero bitewe n'ukuntu nkunda Keza ntabwo natuma Keza dupfa ubusa Keza yamwihorera Juno Keza yamwihorera iki kintu cyiza ubwenge Airways n'ubundi usanzwe duhanganye ariko urumva n'ubundi Keza agiye kubana na Airways agiye kubana na Juno Keza ahita anyanga nanjye nkamwanga kandi buriya kwangana siri ego ko nyagasani Airways we nibashaka bazana bandi kuko n'ubundi maje kwiyakira ariko Keza mana we oya Keza ntabwo yabana na Juno wapi ntabwo wabana na ubura na Keza ntiyamwemera ntabwo oya rega Juno n'uwibura mwari mubizi n'uwibura nimbona ariko Kabano karame ariko ko nsanzwe nkuzi ndi umufana wawe oya Kabano twarahuye nyine kenshi mfasha twarahuriye mu nzira ngo mu biganiro mu bitaramo none se Kaba ko uyu munsi ari anniversaire yanjye wamaye gift nguhe iki se sheri wanjye imagaragize oya Galaxy ndayiguha mu mafaranga umva thank you Kaba none se Kaba
kubera Galaxy nyiguhaye hano n'ubundi nta kintu yakumarira. None se kaba ugiye kuma gift? Ndayiguha rwose. Godfather aza kuma nimero zawe cyangwa Keza umwe muri bo. Wareka nkazikwihera ziguye. Okay, zivuge ntacyo zandike. Zandike. Kangahe? Ni kangahe? 079 10 27 8 3 Joyeuse. Karame. Nyine ni amazina ni Joyeuse. Amazina ni Sylvia. Ako se Sylvia Mukandekezi. Sylvia Nyirabujeni. Ariko se Nyirabujeni. Ubujeni urabuzi? Ni mama wanje. Nyine ubujeni azini ubujeni. Ubujeni ntago mbuzi. Buva ku biti ni kore iri naturel. Kera nibyo bintu bakoreshaga gufatanya ibintu. Wowe rero nukuvuga ngo wowe urafatanya. Ibyacitse urabifatanya bikongera bigasubirana. Ni mama wanje witwa Nyirabujeni Sylvia. Nawo witwa nde? Nje nitwa Uwambazimana Joyeuse. Uzagure simukadi yawe. Ndayifite nayo. Ushake rero, ushake na simukadi yawe kuko buriya hari igihe umuntu ashobora guha amafaranga bikanga kubera ko atari ku mazina yawe. Nakeza gukandira Keza nimba mwaye mubizi Keza iyo nshonjera bimenya baje se Keza bayabibwiwe niki Keza hora nkandira Joyeuse kuri momo. Joyeuse kuri momo nukuri abantu muze mu